Ibanga ryo kwishyiriraho intego ndetse no kurasa ku ntego. Hari ibanga rikomeye ryerekeye kugera ku cyo ushaka mu buzima. Hari zimwe mu ngingo zihurizwaho n'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu ngo zagufasha kugera ku ntego zawe. Sobanura neza inzozi zawe. Abenshi muri twe tugira inzozi zo kuzamurwa mu ntera, mu kazi, kwinjiza amafaranga yisumbuyeho cyangwa se guhindura akazi. Ese waba warigeze wicara ukibaza impamvu igihe umaze kuzamuka mu ntera, wiyunguye amafaranga winjizaga cyangwa se ubonye akandi kazi, bitakuzanira umunezero no kunyurwa warotaga utarahagera, ahubwo ugatangira kubihirwa no gukurura ijosi kurushaho urunguruka ibyisumbuyeho? Birashoboka ko iyi mimerere ishingiye ku kuba utarabashije kwita ku gusobanukirwa inzozi zawe mu by'ukuri. Birashoboka ko inzozi zawe zitari ukuzamurwa mu ntera, ahubwo zikaba kwemerwa ku bw'akazi kanoze wakoze. Mu gihe utarabasha kumenya mu by'ukuri inzozi zawe icyo zigamije, ntuzanabasha gukora ibikorwa bikenewe ngo uzigereho. Iki ni igihe cyo gutunga urutoki ku nzozi zawe nyazo no kuzisobanukirwa, ku buryo mu buryo udashidikanya na gato ushobora kwatura ukavuga uti inzozi zanjye ni izi n'izi, cyangwa se icyo ntegereje ku buzima ni iki n'iki. Hindura inzozi zawe zibe intego. Itandukaniro hagati y'inzozi n'intego ni uko kimwe kigira igihe gifatika cyangwa se itariki yanditse. Kwandika intego ifatika tukayiha itariki biduhatira gukora ibyo ubusanzwe tutari kuzabasha gukora. Bitubashisha kandi kugereranya intambwe yacu, bikanadufasha kuguma mu murongo utuganisha mu kugera kuri iyo ntego cyangwa se iyo nzozi. Fata ikaramu n'urupapuro maze wandikeho inzozi cyangwa intego zawe, maze unashyireho igihe ntarengwa uzaba wageze kuri iyo ntego. Niba utabashije gushyira izi nzozi ku rupapuro ngo zibe intego, ni nako utazabasha kwibona muri ya ntego yawe ngo uyinjize mu buzima bwawe bwa buri munsi, bityo unabashe guhangana n'intambamyi zishaka kugutesha umurongo mu nzira igana ku ntego zawe. Andika intego zawe ku dupande tw'impapuro cyangwa se post-it, maze utwomeke ahantu ukunda kugera kenshi mu munsi. Buri gitondo ubyutse na buri mugoroba mbere yo kujya kuryama, iterera akajisho kuri twa dupapuro, jya wireba mu ishusho yawe wamaze kugera ku ntego zawe. Ujye wiyumva wicaye muri iriya modoka ugomba kugura mu mezi runaka ari imbere, ukurure umwuka w'inyanja uzatemberaho mu biruhuko uri gutegura umwaka utaha, utwarwe n'inzozi zo kwibona wicaye ku biro by'ikigo cyawe uzashinga mu myaka 3. Urugero, ushobora kwandika uti ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2026, njye Michel Joseph nzaba namaze gushyiraho ikigo cyanjye kigura, kigatunganya kandi kikohereza umusaruro mu mahanga. Kuri ubu nshinzwe ubuhinzi mu kigo, aho itsinda nkuriye dukorana mu bwubahane, bityo tukarasa ku ntego. Mfite ubushobozi bwo kuringaniza ubuzima bw'akazi n'ubuzima bwanjye bwite. Ndumva niyizeye, ntekanye kandi nisanzuye. Kora urutonde rw'umutungo n'isoko y'ubushobozi. Kuri uru rutonde ntugomba kwirengagiza amashuri wize, uburambe ufite cyangwa se izina wubatse. Harimo kandi abantu muziranye, konti ubitsaho muri banki, uko ugaragara mu bantu ndetse n'imodoka ugendamo. Mu rugero twabonye haruguru rwa Michel Joseph, mu guteganya kuzaba yarashinze ikigo cye, ashobora kwivugaho ko ari umuntu ukorana umwete, utagamburuzwa, w'inyangamugayo, ugira gahunda kandi ukangutse. Ashobora no kongeraho ko akunda gutebya kandi agakunda abantu. Iyo mico yose irakeneye ngo umuntu abashe gukoresha neza abakozi cyangwa se ikigo. Ntibagirwe gutekereza ku rutonde rw'inzitizi. Mu gihe ushyiraho intego, wowe n'abandi benshi bagukikije ntimuzabura kubona uruhumbirajana rw'impamvu udashobora kuzigeraho. Bihabanye n'ibitekerezwa na benshi, kwinjira mu gushyira mu bikorwa intego zawe ntabwo bizakubitwa hasi n'inzitizi cyangwa se n'abaguca intege, kuko ibi byose uzaba warabitekerejeho mbere. Impamvu yo gutekereza mbere ku nzitizi zishobora kwaduka si uko zihari, ahubwo ni uko igihe zizagaragara uzaba waziteye imboni bugicya, ukazihashya mu maguru mashya. Urugero, urutonde rw'inzitizi rushobora kuba rumeze gutya: ndatinya ko natsindwa simbigereho, aka kazi sako mu kigero cyanjye, ndetse nkeka ko nta watekereza kunzamura mu ntera yako, nta burambe mfite ku buryo nabasha kuyobora ikigo. Jya ukora igenabikorwa ku ntego yawe. Muri gahunda
ngengabikorwa yawe, ugomba kwibaza uti mu myaka 20 ndashaka kuba ndihe, imyaka 10, 3, umwaka umwe, ukwezi kumwe uhereye none. Abenshi muri twe tumara igihe kinini mu gufasha abandi cyangwa se kwita ku turimo twa buri munsi, nyamara ibyinshi muri ibi ugasanga nta huriro namba bifitanye n'inzozi cyangwa se intego zacu. Mu gusoza tuvuga iki? Kanguka. Buri cyose uzajya ukora kigomba kuba kiri mu murongo ugana ku ntego zawe. Ubu ni igihe cyo kwita ku buryo ukoresha amafaranga yawe, ukagenzura ingano y'umugabane ushobora kugera ku ntego yawe. Ubu wamaze kumenya neza intego yawe iyo ari yo. Wamaze kwandika indangabihe igendanye n'igenabikorwa ridahuzagurika wateguye. Ninde ugomba guhura nawe? Ninde ugomba guhamagara? Ni amakuru ki ugomba gushakisha? Ni iki ugomba kugura? Ugomba kwiyubakamo iyihe migirire? Niba ugeze kuri izi ntambwe, nta banga rikwihishe. Uri mu nzira nyayo. Ikibura ni igihe ngo ube uwo inzozi zawe zikwerekeza ko uzaba we.